kuvuga ngo ibi foto bifite uburemere bwinshi kuko hari abantu basa nk'ababigize imikino nyine urumva bimwe bavugaga ntabyo kwita bugataha abantu bariyamwe barabwiwe jihad nawe ubwo arabizi nanjye ubwanjye twize kuganira ndamuga ngende gake ibintu usigaye gukora ntabwo ari byo muzi amafoto nayo yigeze gusohoka ye ubwe yariyamwe ahabwa amahirwe ibyo byose ni urumva ku ikubitiro ngira ngo uzi ko hari hafashwe uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Kazo hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kejo hazana Ishimwe François Xavier uyu nawe arafatwa baca amafaranga ubu rero noneho iperereza yagaragaje ko uzaba kiriho Cyprien Jihad na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nestor nabo ko bafite uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampa ntabwo wakuza kuzahora ukora ibyaha ukisha iyo ngiri ukaba wumva ko ufite ubudahangarwa ndakubwiza ukuri kuba hirya y'imipaka y'u Rwanda hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kejo hazana Ishimwe François Xavier uyu nawe arafatwa we rwose we afite n'umwihariko wo gushishikariza abantu ngo bagure ayo mafoto abaca amafaranga ubu rero noneho iperereza yagaragaje ko uzaba kiriho Cyprien Jihad na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nestor nabo ko bafite uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampa ni ibintu rero tubona ko abantu basa nkaho bari kugenda babigira umuco kandi mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bihanwa n'amategeko kandi bigomba gucika ibi bintu bireze mu bantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga ibi bintu bireze muri abo bantu babikoresha ndetse bamwe babibonyemo akaryo ko kubonamo amafaranga cyangwa se kwamamariramo no kubonamo views ibi rero ntabwo tuzabyihanganira kuko ni ibintu ubona bidakwiriye kwihanganirwa haba na sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi bantu bose umuntu utekereza wese ntabwo ibintu yakabyihanganiye ibi bisa nk'aho ari ugukoresha imbuga nkoranyambaga icyo zitashyiriweho ibyo rero nk'urwego rw'ubugenzacyaha tubifite mu nshingano zo kubirwanya kuko ubushake burahari bwo kubirwanya ndetse n'ubushobozi rero iperereza ntizigera rihagarara rizakomeza uwo bizagaragara ko yakwijakwije ariya mafoto bitinde bitebuke agafatwa nawe azakugaragarira azakurikirana ibi ni ibintu bigomba gucika ngira ngo hariho n'umwanya mwiza wo kwihanangiza n'abantu hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko bari mu bihugu byo hanze usanga bongoshyushye abantu bo mu gihugu hano ngo mutwereze amafoto ya kanaka cyangwa unyohereze amafoto yawe nabo kugira ngo babyamamariremo ndetse babicuruzemo ugasanga babigize ikiganiro cya stress ariko ubona ko bagaragara bashaka kubyamamariramo nabo nabo ukuboko k'ubutabera hari igihe kuzabageraho ni byiza rero ko abantu babireka kwitwikira umutaka ngo turi kubyamagana ahubwo gukwirakwiza n'abatari babizi ugasanga ahubwo barabimenye noneho ugasanga abantu ngo batangiye kujya bavuga ngo bagiye mu gikari turabizi neza ko abo barayabonye hari uburyo barayabonyemo ndetse n'iperereza riri gukorwa kugira ngo hagaragazwe kuko hariho harakekwa ko harimo n'abagura ayo mafoto ibyo rero byo kuvuga ngo ugure iyo foto ngo ayo mafoto ameze atyo ibyo nibyo bishishikariza abantu bamwe na bamwe gukwirakwiza ayo mafoto rero nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo tuzabyihanganira tuzabirwanya bicike kuko ibi ni ibintu byangiza sosiyete yacu byangiza urubyiruko rwangiza abantu nk'uwabonye ariya mafoto ni skandale ni ibintu tudakwiye kwihanganira ahangaha turagaya
bariya bazifata ubwo igihe cyabo nacyo kizagera ubutumwa bwabo butangwe cyangwa se nabyo ni na byiza wenda no umuntu yabivuga kuko nabo ubwabo biragayitse amafoto nk'aya uyifata ngo bigende gute ngo wiyibutse iki nk'umuntu utekereza muzima biriya nibyo bita kwimerera ibyo ari byo byose nzi ko nawe hari igihombo kinini yabiboneyemo hari ugutakaza ubwamamare bwe yabiboneyemo hari n'igisebo muri rubanda hari n'ingaruka zabyo ndetse n'ubundi tutabasha kumenya kuko ari amafoto yageze hanze ntuzigera azagarukira ntuzigihe azagarurirwa ntuzuzayagarura ntuzi aho ari aho azajya hose azayasanga n'abana be biteye n'ubwoba kubona abana be bashobora kuzabona amafoto nk'ariya umuryango we ushobora kuzabona amafoto nk'ariya ndavuga ngo uyu ni mvuga umuryango ndavuga umuryango ku mpande zombi z'abariya bantu impande zombi z'abariya bifashe amafoto urabona ko bari babizi bakanatinyuka ngo twabifashe tubyumvikaneho buriya ni ubwomanzi ni ubuswa cyane ni ibintu tubwira abantu ngo ntibabivemo ntibabyitaruke si we wa mbere hari ababanjirije babonye ingaruka zabavuyemo ariko abantu ntibiga ngira ngo hari igihe umuntu yamamara akamamara akagira akarenga kumva ko yemerewe gukora ibintu ibyo aribyo byose by'umwanda nk'uriya hari dosiye mumaze gushyikiriza ubushinjacyaha ubwo muri abo 5 ni zingahe zimaze gushyikirizwa ubushinjacyaha iriya ya mbere yabaye aba mbere yagiye ari dosiye imwe ariko n'iyi ngiyi nta cyatuma abangaba nabo tubongera kuri iyo dosiye yindi ya mbere numva ni dosiye imwe irimo abantu benshi kuko byose bifite icyita rusange kimwe gukwirakwiza amafoto aya mafoto nabo nk'uko nabivuze ku mbuga nkoranyambaga hari abantu baba babona ari ibisanzwe muri za groupe za WhatsApp izo space umuntu utekereza ntabwo ashobora kubona ko biriya bintu bisanzwe umuntu utekereza ufite ubwonko buzima njyewe uwavuga ko bisanzwe nahita amubwira nti ufite ikibazo biriya ntibisanzwe bisanzwe bite ibintu udashobora gukorera mu isoko ubikora ku mbuga nkoranyambaga gute udashobora gukora mu isoko niba udashobora kujya mu isoko wambaye ubusa wiyambuka ubusa ku mbuga nkoranyambaga gute ahubwo ko ku mbuga nkoranyambaga ko ibyo biri dangerous isi yose irakubona ntuzi igihe bizagarukira bizaba aho ngaho bimwe biguhiga ushatse kukugirira nabi ushatse kukwibutsa azane yafoto kuko abantu birangiza bamubwire ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo ibi bifoto bifite uburemere bwinshi kuko hari abantu basa nk'ababigize imikino nyine urumva bimwe bavugaga ntabyo kwitaba ugataha abantu bariyamwe barabwiwe jihad nawe ubwo arabizi nanjye ubwanjye twize kuganira ndamubwira ngende gakeya nta bintu usigaye gukora ntabwo ari byo muzi amafoto nayo yigeze gusohoka ye ubwe yariyamwe ahabwa amahirwe ibyo byose urumva ni ibigenda byigereka ku bindi ukabona ko abantu bamwe batari kwiga nta masomo bari gufata rero iyo ubona habamo bigenze gutyo rero urumva ko ubabaye nyine hari ikindi kiba kigomba gukorwa kiruta cya kindi nibura wenda hari icyo byakwigisha Dr. hari icyo mumaze n'iminsi muvugaho ariko wenda agira ngo musobanurireho abantu hari abantu baba hanze y'u Rwanda bagirana imibanire n'abari hano mu Rwanda kubera impamvu z'urukundo bakaba bashobora kuvugana online cyangwa umwe akoherereza undi amashusho yambaye ubusa cyangwa undi yayamusabye bikamera nko kugura hanyuma ayo mashusho akazayakoresha mu by'ibikangisho hari ababa hanze bakorerwa ibyo byaha hari n'ababa hano mu Rwanda bakorerwa ibyo byaha mubagira iyihe nama wenda ntubivuge nkaho reka tubivuge mu buryo babikoramo hari umuntu umwe uvuga ngo
ngo afite umwe uvuga ngo akeneye serivisi runaka undi nawe akamuha serivisi. Hari utanga serivisi yo kwiyerekana yambaye ubusa, hariho ngo n'abakeneye izo serivisi zo kureba abo bambaye ubusa. Ubwo rero umwe ajya hariya akambika ubusa, undi nawe akajya hariya akambara ubusa, ubwo bari gukora video call, umwe akagira uko yigira, undi akagira uko yiyumva, undi akishyura, kumbe harimo umwe muri bo uri gufata amafoto. Hanyuma nyuma y'igihe gitoya akavuga ati nutanga amafaranga y'amafoto ndayashyira hanze. Muri abo bantu babiri hari umwe ufite icyo atakaza n'undi nyine wakuyeho ufite icyo atakaza. Ufite icyo atakaza rero ni ukangishwa ngo abantu batabimenya akishyura amafaranga. Ibyo ni ibintu biri ahangaha hanze byeze, ariko ibyo byose ubu bibaho ni nyirabayazana. Nyine baba bagiye muri ayo mafuti y'umwanda, ubwo konsekanse ziraza, ingaruka zigenda kuzuye abantu bagiye mu mafuti nk'ayo ngayo y'umwanda. Ariko icyo tuvuga n'uwo wabikoze agamije kugira abandi akangisha amafoto y'urukozasoni yawe ndayafite utagira gutya, kimwe n'abasitari hariho bakangisha. Iperereza niryo riraza kugaragaza, uzasanga muri dosiye hari aho uzasanga umwe, hari aho bamwe bakangisha abandi. Ibyo ni ibikekwa, ariko iperereza niryo rizabigaragaza. Urumva rero icyaha kirimo cya blackmailing cyangwa gukangisha, gusebanya, igifaransa ni chantage, icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ibyo tubwira abantu uti nubwo waba wasebye wagiye muri uwo mwanda, umuntu akagufata amafoto, muri abantu bakuru hari ibyo mwari mwumvikanye, ubundi akaba atangiye kugukangisha amafoto. Igera RIB, urege, utange ikirego, umuntu akurikirana. Ariko igihe urumva hari icyo RIB ishobora gukora, ariko hari n'ingaruka zidashobora gukumirwa. Ya RIB, ingaruka y'igisebo, ingaruka y'uko utambuka abantu bose bakakuryanira inzara, ingaruka y'uko wamamaye nk'umuntu wishyize hanze wambaye kuriya wari wambaye. Izo ngizo zishobora gukurwaho, RIB ntabwo yazihagarika. Izo rero ni nandi cyane kuko zazikurikirana mpaka. Noneho ikindi, ibyo wavuze ku mpande zose, hari abo hanze babeshya bo mu Rwanda, abo mu Rwanda babeshya bo hanze, abo nabo barahari. Ni nk'uko hari abahungu cyangwa abagabo babeshya abakobwa ba hano, bakajya babatereka, bakababwira ukuntu ngo bagomba kubasanga hariya, bamwe bakabarya amafaranga bakagenda. Hari n'abandi rero ba hano nabo babeshya ba hariya, bakajya barya amafaranga, ariko babanje guca muri izo nzira z'umwanda, bamwe bakajya bakangisha abandi amafoto, kuko hari umwe ibyo navuze, hari umwe ufite icyo atakaza undi adafite icyo atakaza. Izo kategori zose zirahari. Nta n'umwe twavuga ngo ntabwo twavuga ngo abo mu Rwanda nibo babikora cyangwa abo hanze nibo babikora, bose ni kimwe kuri kimwe. Ariko icyo twavuga nyine baba bahuriye muri ubwo bubandi bwabo mu mafuti. Ayo mafuti yose niyo agira ingaruka. Rero mu rwego rw'ubugenzacyaha hari amafuti urwego rutareba, ariko ibigize ibyaha. Nk'ubu urugero, ntabwo RIB yajya kureba mu kanaka yasambanye na kanaka. Ibyo ni ibyabo, ni abantu bakuru, kereka ari umwana cyangwa se hariho umwe waciye inyuma uwo bashakanye, nawe akaba yabiregeye. Ariko icyo tureba ni bamwe bagiye hari nk'abakuru ngo basambanye, ibyo ni ibyabo, umwe agafata amafoto agashaka gukangisha undi. Ibyo nibyo bigize icyaha. Wowe icyo nakubwira, igenda ibyaha biri byakorewe ku butaka bw'u Rwanda, byakorewe umunyarwanda, cyangwa se byakorewe n'umunyamahanga uri ku butaka bw'u Rwanda. Ariko icyo nabibutsa, inzego zirakorana, inzego z'ubutabera zirakorana, inzego z'ubugenzacyaha zirakorana. Ntabwo wakumva ko uzahora ukora ibyaha ukihisha iyo ngiyo uri, ukaba wumva ko ufite ubudahangarwa. Ndakubwiza ukuri, hari igihe kizagera ukuboko k'ubutabera uwo nawe bukamugeraho. Kuba hirya y'imipaka y'u Rwanda n'ibihugu, kuba hirya y'ukuboko k'ubutabera